nge hari amakuru mfite kandi ntekereza ko yagira akamaro. Rimwe araba umuntu mwiza, rimwe akaba umuntu mubi. Ajya imbere y'abantu, urabizi ajya afata abantu akabatumira ari nabazima nta kibazo bafite bakigira ibimuga akabasengera ngo bakize. Yana wanjye bitinya nahageze biri ubonye ni ukuri uraba Pasteur akoresha imbaraga z'umwijima azakurwanya yego nibyo ariko nanjye nzakurinda kandi ntuzongere gukora ikosa ryo kumpa amakuru kuri telefone. ukuntu bimeze ndabona ibintu bitoroshye ukavugana nanjye wambaye icyo kigofero urumva uramenye icyo kigofero. Umva mana urabona ibintu wibereyemo ibintu byakomeye polisi zije kutureba haguruka uva havuba tugende wana tugende ni kazi kasha tugende kandi ukagira uwumenera ibanga uwo mutwe nabi toka mba nagutumye ukirirwa mu polisi. Saba abakozi bawe. Saba abakozi bawe. Urashaka uwo mutwe ntandukuremo iki kigofero. Urashaka uwo mutwe nza unyuzemo isasu. Urashaka envelope. Urabona ka envelope gatoya. Ushyiremo ibihumbi 500. Urashaka envelope. Urabona ka envelope gatoya. Ushyiremo ibihumbi 500. Ariko ufite uburenganzira bwo kurenzaho wumva ugiye kwakira igitangaza cy'Imana igukoreye. Fata ibihumbi 100 ushyiremo numara gushyiramo uzaza niyo envelope nyisengere kuwa gatanu. Icyo mutari muzi kuri nkuba aho mukandagiza ikirenge cyose akohereza kuri misiyo yohereje undi muntu. So guhera uyu munsi amaso yawe ajya areba kure kandi sinshaka kumara umwanya nawe ashobora kuba hano hafi. Sawa rero. Sawa uko bimeze tugomba kumwigaho tukamurangiza natwe aho yahereye natwe tumaze kurangira. Mbega umugabo ni ukumufatira imyanzuro nk'ibiraga ari byo ni agasuzuguro kandi njye sinkunda agasuzuguro. ariko nubura abantu se gusengera. Oya ndagusengera ariko iryo sengesho riherekejwe n'ayo mafaranga yo guca inzira tuzaba turi guca akagozi Satani yaziritse turi kukarenga. Yego. Haleluya. Amen. Maze urebe ko Imana ikugirira neza. Ereka wewe Imana yagiriye neza nawe urimo. Urimo no ukuri. Reka rero ngurambureho ikiganza gusengera. Uwiteka mwami Imana ukwagire neza ubwoko bwawe ukabuvana muri Egiputa. Noye mugaragu ari muri Egiputa yo kutabona urubyaro. Rero Uwiteka nyiringabo ndamusengeye kugira ngo umukure muri Egiputa umugeze muri Kanani mu gihugu cy'isezerano. Ahazongera agakikira umwana akongera agaseka akongera akabona kugirirwa neza nawe. Rero nkweretse n'uriya munsi mwami Imana umukore ku mutima agende azane mwami Imana iriya ntwaro iriya nkota yo guca inzira kugira ngo abashe kugera ku cy'Imana yamufatiye mu izina rya Yesu. Nirukanye imbaraga z'abadayimoni n'inyatsi byose ndabikubita hasi mu izina rya Yesu. Reka yakire kugirirwa neza nawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikugiriye neza. Imana igumasoye. Kw'Imana ikugiriye neza. Amen. Ndabona kugira neza kw'Imana. Haleluya. Ndabona Imana iri kukubohora. Ndabona Imana iri gutema ibyari bikugose byose. Amen. Ibyakubuza urubyaro Imana iri kubikura. Amen. Haleluya. Amen. Nkeneye urubyaro rwose. Rero ndihuta intama ni nyinshi mbateba.
akakara kanya kawe Imana yarintumyeho reka rero nkomeze ubutumwa bwiza tugiye nta n'agafanta mvugo oya agafata karahagije rega Imana iba yaratugire neza ni byinshi tugenda tubona ntabwo gafata nta kibazo nzakanywa no gutaha nta kibazo uzagaruka reka ngende rero ndihuta ubwo amafaranga reka nze nyashake yashakisha kandi ibyo ni ibyanjye nawe uzi uko ijambo rivuga ucyo ukuboko kw'iburyo gukoze uko ibumoso niko kimenya oya ni ibanga ryanjye nawe nta kibazo ibyo ni ibyanjye nawe ni Imana amen haleluya amen reka rero ngere ku ntambwe ngaho genda ntabwo nguherekeje yego murakoze cyane ibi bintu Imana ejo yarabimpishuriye none bise bisohora koko ibintu twasengeraga ejo bisohoye uyu munsi kamamagare pasteur mubwire Allo Yesu ashimwe mama pasteur yewe uzi ko bya bintu twasengeraga ejo Imana ikatubwira ngo sinzahe pasteur nkuba amafaranga uzi ko ahisaza kunsengera akambwira ngo nzashake envelope ngo nshyiremo 100 ngo ansengere mbone urubyaro ngo niko Imana imubwiye bise bisohora n'ukuri ariko kuko Imana yambujije kuyamuha ntayo nzamuha rwose yambaye amakote naho kumbi ni amafaranga y'abakristo yamaze karabasengera karabakorera ibitambo ndabona nkeye byose nubwo nahinduye imyenda inshyizemo ntacyo twaye ampaye karibu nagenda nkeye mbanze muhamagare mbere y'uko ngenda Allo Pastor waramutse neza Yesu ashimwe cyane ni amahoro iwanyu ese uri mu ofisi numvaga nshaka kugusura enewe ndagukumbuye aha yewe ngize amahirwe ahubwo nabonaga hari n'izuba ryinshi nibaza ukuntu ndi buhagere kuri uru ruzuba n'imodoka yanjye iri muri garaji yari itaraza nibaza ndafata moto ndagenda n'amaguru ku zuba ariko ngize amahirwe ubwo nanjye narindi muri gahunda yo kugira ngo nsure noneho ni karibu ndahari yewe urakoze cyane amen urakoze nazi hari izuba ryinshi ndabanze numve ni karibu ni karibu bashaka no kumbwira ngo Yesu ashimwe naherukaga cyagiye tuvugana usinzi
sorry kabisa. Yesu ashimwe none. Himbazwa. Umeze neza? Ndashima Imana. Ese abarinze neza? Araturinze. Bigaragara ntacyo yatwimye. Abona sana neza urakeye. No, niko yabigenje. Mvuyire haruguru nirukanga wihangane nagutindiye amasana ari nkubwiye ntinzeho gato no kwihangana. Aho ndi nukuza umuntu yirukanga. Imana Yesu ashimwe umbwiye pasta. Nta kundi rwose mwihangane. Hanyuma se abakristo bameze neza, itorero rimeze neza, dore maze iminsi hari ibyo nari mvugiyemo, nagiye South Africa kubwirizayo muri ya gahunda, naraje nikira mu bindi ariko ntago nzi amakuru y'itorero kubera ko maze iminsi ntari, niyo mpamvu nabanje no guca mu bakristo ariko najya ngo mbwira amakuru itorero bimeze gute. Nibyo nibyo birakwiye kubimenya, ariko itorero mu bakristo ntago nakubeshya harimo umwuka utari mwiza. Ayo magambo se nayahe n'ayo makuru nayahe? Harimo amagambo pastor asengera abakristo abaka amafaranga,